Halo, 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 muraho neza, ndabaramukije, Yesu nashimwe, kandi Yesu nahimbazwe, karibu mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, tugiye gusanga muri Zaburi ijana na makumyabiri na gatandatu, ni ijambo rifite umutwe w'amagambo utubwira ngo indirimbo y'amazamuka, ariko mbere y'uko dusoma ibigize iri jambo, reka mbinginge tubanze duce bugufi, dufatanye gusenga. Mana yacu nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, urera urakiranuka, aho uri mu ijuru tuguhaye icyubahiro. Mana duciye bugufi imbere y'izina ryawe, uyu mwanya turawukweguriye, turakwinginga ngo ibyacu byose biyoborwe nawe, tuguhaye ubwenge bwacu, imitima yacu, imibiri yacu, biyoborwe nawe kandi bikoreshwe nawe muri uyu mwanya. Uwiteka nkushimiye ko warinze abagize umuryango w'Women Gadizi Ministry mu mwaka watambutse, ndetse no muri uyu nguyu tukaba twarawutangiye amahoro, byose ndabigushimiye. Mana yacu nkuru rero, tukweretse uyu mwaka ukomeze kubana natwe, uzakomeze kuturinda no kutugirira neza, kandi wumve icyo imitima y'abantu bawe mwami igusaba, nuko ubasubize kuko ari wowe ufite ibisubizo. Urakoze rero, icyubahiro n'icyo ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Reka dusome ijambo ryacu twihuse, riravuze ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka, abajyanyweho iminyago utugarure, tumere nk'imigezi y'i Negebu. Ababibabarira bazasarura bishima. Nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, azagaruka yishima azanye imiba ye. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, nk'uko nari mbibabwiye, iri jambo njyewe niyo Zaburi nasengeyemo ku itariki ya mbere uyu mwaka ugitangira. Iri jambo niryo ndafunguye mbona niryo mpawe gusoma. Ni ijambo navuze nti uko byamera kose nkwiriye kurisharinga kuri Women Gadizi Ministry, nubwo nagiye mpura n'inzitizi n'ingorane zatumye ntarikorera ku gihe, ariko byibuze uyu munsi nshimye Imana yuko itwemereye kugira ngo tube turivuze. Iri jambo riratubwiye ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, ngo twari tumeze nk'abarota. Hari ibintu Imana ishobora kuzakora ku buzima bwawe muri uyu mwaka, wajya ubyumva nawe ukumva umeze nk'urota, ntabwo uri kwiyumvisha ko ibyo bintu ari wowe bibayeho. Ngo icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye, natwe Uwiteka yadukoreye ibikomeye, turishimye. Muri uyu mwaka ndetse mu mwaka watambutse hari ibintu bikomeye Imana yadukoreye, ariko no muri uyu mwaka wa 2026 twinjiyemo, Uwiteka hari ibindi bintu bikomeye azakora mu imitima yacu ikishima, akanwa kacu kakuzura indirimbo zo kumuhimbaza. Ku murongo wa 4 baratubwiye ngo abajyanyweho iminyago utugarure. Hari ibintu byawe byatwaweho iminyago. Wasengera muri iri jambo ukabwira Imana ngo Mana, muri uyu mwaka ibyanjye byatwaweho iminyago ubigarure, kugira ngo nanjye nongere kumera nk'imigezi y'i Negebu, kandi amashimwe yongere kududubiza mu mutima wanjye, kuko Uwiteka niwe uduha kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Imana yacu ishimwe. Umurongo wa 5 rero baratubwira ngo ababibabarira bazasarura bishima. Muri uyu mwaka reka uzabe umwaka wo kubiba, ubibe mu murimo w'Imana, kandi ijambo ry'Imana riragusezeranyije ngo uzasarura wishimye. Nubwo uzabiba ubabaye, kuko hari icyo bizagusaba kwigomwa, hari icyo bizagusaba kureka kugira ngo ukore umurimo w'Imana, ariko ngo nawe nuzajya gusarura uzishima. Ngo nubwo umuntu agenda arira asohoye imbuto, ariko azagaruka yishimye, azanye imiba ye. Nubwo ufata umwanya wawe wo gukora umurimo w'Imana, nubwo usohora ubutunzi bwawe ugakora umurimo w'Imana, ukabikora bikugoye, ukabikora wumva ufite intambara, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwo uzakira imbuto z'ibyo wabibye uzishima. Imana yacu ishimwe rero. Uyu mwaka kuri njyewe navuga ngo mu buryo bwanjye bwo gusenga, nawise umwaka wo kugaruza ibyacu byanyazwe, kongera gusengera ibyacu byanyazwe, ndetse n'umwaka wo kubiba mu murimo w'Imana. Ubwo Imana izagarura ibyacu byanyazwe, izaduha kongera kwishima, izaduha ndetse hari ibintu bizatuma twongera kumva tumeze nk'abarota, twibaza ese koko ibi ni njyewe bibayeho. Ibyo rero nibyo mbifuriza, kandi nanjye niyifuriza mwebwe bakunzi ba Women Gadizi Ministry, Imana muri uyu mwaka izagira ibintu yongera kubakorera, bitume muvuga muti ndi mu nzozi ahari, kandi ari ibintu by'ukuri. Ndabakunda rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha, kandi mujye mukomeza kunsengera ndetse no kureba ibiganiro, kugira ngo twuzuze amasaha 4,000. Ngira ngo mwabonye ko twamaze kugwiza abasubscribe 1000, ariko kuri iyi YouTube kugira ngo
byibuze babe bashobora kuguhereza akantu gatoya kagufasha kuvamo na interineti yo kugira ngo usharingeho ibiganiro wapulodinge, kuko ntabwo biba ari ubuntu. Bisaba kuba warujuje bari abasubscribers 1000 kandi ukaba ufite amasaha 4000 kuri akawunti yawe. Rero nizere ko uko mwanteye inkunga ku nshuro ya mbere mukemera kunshyigikira mukama subscribe, si uko hari ikindi mwanciye, ni ijambo ry'Imana kandi ni kuko mwashatse kugira umutima mwiza wo kunshyigikira. Rero kubw'uwo mutima mwiza wari uri muri Kristo Yesu mwatangiranye nanjye ku gihe cya mbere, kubw'uwo mutima Imana ikomeze kubaha umutima mwiza wo kujya mureba ibiganiro mukabirangiza, kugira ngo turebe ko akawunti yacu ko ayo masaha twayagwiza, maze natwe tukazatangira gukora byibuze tuvuga tuti nubwo yaba makeya arinjiye aradufasha kugura interineti. Imana ibahe umugisha rero, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Ndabakunda mwese, bayi bayi.